John ukuntu yateze rutemikirere cyangwa se izi bisi akajya kureba Yago hariya akajya kureba Yago nabonye bagiranye ikiganiro dore nguyu kuri technique badushyireho Yago Punda tabanza kuvuga iki Jamaica zamuraho gatoya ngaho n'icyongereza yavuze mu buryo bwa Jamaica bavuga ngo bakita iki Jamaica English Jamaican zamura gato abantu bumve uyu mupapa ibyo ariko n'amasegonda make ubundi tugaseseka Jamaican English uri kumwumva ko ntari kumwumva ra okay turebe niba hari hejuru hamyutinze tengura ntacyo kuko none se kujya gukwiza zira video no kujya kubiganira bimari iki society ore rero abantu ubundi izingiro ni video ya mbere yabanje kugaragara kandi ngiye nabibonaga ko hari aho byari bishya bishira kuko twari tumaze umunsi umwe gusa niba ntibeshye tuganiye ku bintu bya Yago kandi mu bantu bashirwaga mu majwi Sabe yararimo harimo timu tutaramenya ivuga ko iri mu gihugu hirya no hino yitwa Big Energy abandi bayise ibyo bashaka nge ntabwo nabigarukaho urabyumva nabo bari baraho barekereje baravuga bati cyese kera kabaye nawe turakubonye kimwe nuko hagira undi wari we wese wakora saga cyangwa se habasaga mu bagiye bavugwa muri muri izo nkuru nawe haramutse habaye akantu byaba inkuru yabaye trending kubera iki kubera ko yagiye iba mu tuntu turujijo twinshi cyane ababyemera abatabyemera ni Sabe si Sabe yaguye ntiyaguye yasimbutse ntiyasimbutse yarwaye tetema ntiyarwaye tetema ibintu nk'ibyo noneho hakazamo n'abanyamakuru bo kuri YouTube bagiye babikongeza bakajya gushaka n'abantu bari baraho hafi haba uriya mugore haba bateruye haba bafashe video bose bakaba hit nko babivuga muri ino minsi zamura abantu bumva yakomeje kuba trending bya bindi byose muri TikTok urumva ndi uyu atuye muri kira gipangu ni nawe wafashe zira video Sabe arimo guhunga akajya kunyura ahantu hafunganye ariko hari ibintu wazo umbwira ushatse wabimbwira yahungaga iki biriya bintu nge ndifashe umuvanyemo gatoya wowe urifatira si kide uburyo wambwiye yuko amakuru atari aho ngaho aca muri kare kuko natwe turakongeje umva nkubwirira Sabe si umutegetsi sibyo Sabe muri kira gipango yari ubundi ikintu tubaza twibaza hariya ni kwa Sabe ntabwo ari kwa Sabe icyo ni icyambere icya kabiri uriya mugore bitwa ko yari yagiye kuganira nawe niwe nawe ntabwo ari iwe kwa mukuru we cyangwa ibyarawe no kuvuga ngo bose si wabo kandi kuba atari iwabo hafite nyiraho nanone afite abamusura icyo ni icyambere kandi nanone icyari kibazanye nundi nawe wese cyamuzana ahubwo amakuru aca mu gikara aravuga ngo bahahuriye cyangwa hari uwo yasanzeyo ariko uwo yasanzeyo akaba ari samuheya mu cyumba we yashikiriye muri salo urumva amakuru urabyumva rero ngewe hari ibintu njye mfata nkavuga ni nk'ibi nk'ubu umunwa wanjye ubivuga ngo bigende bite hanyuma amakuru aravuga ngo biriya bintu byari bipanze kuko bari babizi ko ari buze urabyumva hanyuma n'iperereza nirikomeza bazasanga n'uwo bita ko ari umukobwa nawe ashobora kuba bifitemo uruhare urabyumva byari bipanzwe wa mukecuru yavuga byari bipanzwe impamvu ngewe nari nirinze no kubijyamo ngewe ibi bintu aho byatangire nagiye mbona amakuru menshi babwa n'abavuga atari ko aba bantu basesengwa abantu ba YouTubers bakongeza bashaka nta nibyo bazi biriya hari ahantu Sabe yari ahazi se n'ubwa mbere ngo yaragiyeyo urabyumva ngo yakuraga ajyayo no kugenda wabonaga ko inguni zose azizi urabyumva si ibintu byamugwiriri ahubwo abashitsi bari benshi guca munsi y'urwari ariko nabwo yarahazi ko nayo n'ukwitabara ni umugore wamubwiye ngo naba ari hanyura kuriya n'ukwitabara yamwandikiye ati ca inyuma kuriya n'ukwitabara kandi nanone se uko ngo atarahazi kuko niho yasohoke ni kuko wasohokera ahantu rodoro urayibona buri gihe ariko utapfa gushishikazwa umugore yamubwiye aho acangwa kwepe abamufotora abamuhigaga noneho sinabafotora abamuhigaga hariya mu nzu amakuru aravuga ko harimo ikindi gisekurume urumva noneho nakubwiye ko atari urugo rwe
nuwe yari yaje gusura atari urugo rwe ariko hariya ni si urugo rw'umukobwa cyangwa umugore ariko ni urwa mwene wabo amusigira imfunguzo yagiye Gisenyi. Ubivuze neza ni mwene kandi mwene ntumenya abamusura n'abagira gute. Noneho abashitsi ngo bahoraga baza ariko ngo uwo munsi bari bamwiteguye cyangwa bari bamwiteguye. Umuntu wabaye nk'umuraba bati have wapfa kavuna umuheto bakora icyaho ngaho. Ya umugore ingwino ndebe niwe wabwiraga Sabe uko ari aho ari bunyure. Video ziragaragaza umugore ari kumucatinga abwira Sabe uko ari busohoke uburyo yasohotse nibwo buryo yaje. Umuntu yasohotse ntabwo yaje aciye mu gikari hari aho yanavunikiye. Oya ntabwo araho nkubwira yaciye mu marembo. Ubwo yaje icyo nkubwira nta gikorwa na kimwe kimugaragaza ko hari ikintu ahubwo ikibabaje yavuye atagize n'amabanga arangura. Ni nka kwa kundi ushobora kuza ukinjira mu nzu akavuga ati nyaruka kavuna umuheto va aho ngaho. Urumva? So dusigaje amasegonda 30. Amasegonda make ikintu ngenda. Ikibazo cyari ikingiki kimwe kwiza ibi bintu no kubivugaho bifite inyungu rusange dore mfundikire mvuga nti yaba ngewe Ramesha ubivuga ahangaha mbivuga uko mbyumva hanze hano kimwe nawe ubishira ku mbuga nkoranyambaga niki nawe ntabyo uzi kuko ntiwari uhari. Nanjye nkubwire aba bantu bari gukwiza bino babaye imbarutso yabyo bashatse banashakwa bakanahanwa bakabibazwa ko bari gutoteza Sabe iri ni toteza riri gukorerwa Sabe abantu bavuga ibitajyanye buri muntu abivuga uko abyumva. Hanyuma birababaje kubona umupapa w'umusirimu atega indege agiye kuvuga ubujajwa bw'igikorwa cyabaye kidafite icyo kibangamiyeho societe ari inyungu z'abantu ku giti cyabo babiri kandi gufata umuntu muri prive amafoto ni icyaha. Reka ngarukiriza ahangaha. Ibintu birababaje wabikoze wabikwirakwije